Amakuru y'ibiri kubera muri Uganda nyuma y'amatora yabaye ku itariki 15 z'ukwa mbere 2026 uyu mwaka akomeje gutigisa abantu. Ni mu gihe amatora yabaye Bobiwine ari gukubitira agatoki ku kandi Museveni amubwira ko azamwereka nibaramuka atsinzwe amatora. Maze Museveni nawe agakubita agatoki ku kandi abwira Bobiwine ko amwibikiye. Ibingibi byafashe indi ntera cyane ko bari kuvuga ko ngo Bobiwine ngo yapfuye. Ese iyi nkuru ribuze kuyumva gute? Tegereza muri iyi video ndibuze kubabwira ukuntu ibintu byose bimeze, ndetse ndaza kuberekana video iteye ubwoba twafotoye mu gihe twari turimo dutembera muri Kampala. Kuri ubu ngubu muri Kampala harimo intambara idasanzwe, intambara iruta iya M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo. Wakibaza ngo gute? Intambara itari kurwanwa n'abasirikare gusa ndetse n'abapolisi, ahubwo harimo abapolisi, abasirikare ndetse n'abari defense, hakazamo ndetse n'abaturage ubwabo. Iyi ni intambara iri guhuza abantu b'ingeri zose bakarwana, baba bakoresheje amagambo, ibipfunsi ndetse bagakoresha n'amasasu. Uraza kuza gutangara nubona video ndibuze kugushyirira ahangaha. Ahangaha harimo video ikomeye cyane, video iteye ubwoba ndetse n'agahinda ku bafana ba Bobiwine, ndetse ikakomeza kwerekana n'ubwihangane Bobiwine ndetse n'abafana be bari gukomeza kwerekana. Ibingibi bimeze bite? Reka mbere na mbere yuko mbagezaho iyi video iteye ubwoba irimo amasasu, ingume ndetse n'imigeri, aho imodoka ziri gushwanyaguzwa nkaho zitaguzwa amafaranga, mbanze nkunyuze hirya no hino maze nkubwire ibyavuzwe ku munwa. Reka mpere ku ntambara y'umunwa iri kubera mu gihugu cya Uganda, ndetse ndaza kujya mvanga ndetse n'intambara y'amasasu ikomeje kugenda ivugwa, ndetse n'imigambi iri gukomeza kugenda ifatwa, iri gukomeza kugenda itera abaturage ubwoba, cyane ko ngo imyigaragambyo idasanzwe cyane ngo yamaze gutegurwa. Wakibaza ngo ese imyigaragambyo butezwe nande nyuma yuko bavuze ko Bobiwine kandi yapfuye? Ibi byose uraza kubisobanukirwa, guma kuri aya makuru ahangaha uri nta handi kuri Mateka TV. Reka tuze kureba iyi video yacu twitonze kandi tugire icyo dukuramo. Iyi video ngiye kubereka video iteye ubwoba, ndetse ndakubwiye ngo niba ugira ubwoba bwinshi cyane uzi ko utari bubashe gusinzira rwose, byarutwa nuko waza kugera kuri iyo video ugasimbuka, kuko iyi ni video iteye ubwoba igaragaza ihohoterwa ridasanzwe riri kubera mu gihugu cya Uganda. Iyi video ikomeje gutera impungenge ndetse n'ubwoba, ari nayo iri gutuma bavuga ko ngo Bobiwine yapfuye. Uraza nawe kubyibonera koko Bobiwine yapfuye cyangwa ntiyapfuye. Ese izi ntambara zamurangiriyeho gute? Ubu tuvugana network nubwo bayirekuye mu gihugu cya Uganda, ntago network iri gukora neza. Hatagira umuntu kubeshya ko network yo mu gihugu cya Uganda iri gukora neza, ahubwo harekuwa ka network gakeya ko kwifashisha kujya ku mbuga nkoranyambaga zemewe nazo nka YouTube ndetse n'izindi nkeya. TikTok ntiri gukora. Icyatumye bafunga TikTok ni kimwe, nuko Bobiwine ariho acisha amakuru ye kandi afite n'abafana benshi cyane. Iyi video iteye ubwoba yabaye mu rukerera rw'uyu munsi, aho ibintu byari bikomeye, bari kurasa ndetse bakica, nta mikino irimo. Uraza kuyireba kandi uraza gutangara. Reka rero duhere ku ntambara iri hagati ya Bobiwine ndetse na perezida w'igihugu cya Uganda, aho intambara yarenze umuperezida w'igihugu cya Uganda, ahubwo kuri ubu ngubu intambara ikaba iri hagati y'uwo bita Muhozi, umuhungu wa Museveni, ndetse ikaba iri hagati ya Bobiwine. Bobiwine mu gihe cy'amatora yakomeje kugenda ateza icyo twakita nk'akavuyo, cyangwa agaragaza ko ari kurengana, agakomeza gucitinga cyangwa se agaca inyuma, agakoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo butemewe, kabone n'ubwo bari bazifunze. We yari afite izo bita za VPN zamufashaga kuba yatangaza amakuru. Nyuma yo kubona ibyo ngibyo, yatangaje ko hari imyigaragambyo ikomeye cyane igiye kuba. Iryo ni ikosa rikomeye cyane yakoze atakabaye yarakoze. Bobiwine akimara gutangaza yuko ngo hari imyigaragambyo ihari ikomeye, maze Perezida Museveni nawe ahita bigira urwitwazo direct, azana ingabo zizira mu ndege. Wumve ngo baziye muri kajugujugu, hari mu masaha ya nijoro, maze bakuraho amashanyarazi yo mu gace ko Bobiwine yaratuyemo, ndetse bakuraho n'amazi. Barangije bazana indege ya chopper ihagarara hafi aho ngaho ku rupangu, igenda imanura abasirikare binjiza mu rupangu rwa Bobiwine. Bobiwine ubwo yari ari mu nzu yikanze, bamugezeho bararwana, abamuhagarara ndetse n'abamushyigikiye bagerageza kwirwanaho, ariko byarangiye umugore ndetse n'umwana wa Bobiwine babatwaye. Bobiwine nawe baramutwaye bamufunga igihe kitari gitoya, paka nyuma yuko amatora yari yenda kurangira. Bobiwine nawe yari yamaze gutoroka ikomera cyangwa se igifungiro. Muri aka kanya ubu ngubu abantu benshi ntabwo bazahano Bobiwine ari, cyane cyane ko bari kumuhiga.
nyuma yo kumuhiga bakamubura bagatangaza ko ndetse Bobiwine yapfuye. Gusa igisirikare cy'igihugu cya Uganda ndetse na perezida wa Uganda, ariko by'umwihariko noneho binarenze ukwemera Muhozi, akomeje kuwoninga Bobiwine ndetse yanamubwiye ko ngo agomba kugaragara mbere y'amasaha 24 ngo cyangwa se igihe yazabonekera cyose akazafatwa nk'umumenyi w'amateka cyangwa se umwishi w'amategeko y'igihugu. Arangije agaruka nawe ku rubuga rwa Twitter amusubiza amubwira ati, nzagaruka igihe nshakiye ndetse nushaka uzanyice, wowe na so muzakora icyo mwumva nyuma yuko nzaba nagarutse. Ibi ngibi byateje Muhozi ubwoba, akomeza kugenda agaruka ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane by'umwihariko yagiye ajya kuri Twitter. Dore ibyo yanditse kuri Twitter ngo ni ibiki rero. Kuri Twitter yarahagiye aravuga ngo, we are embarrassed of 22 people that we killed in the last week because this number is too low. Ibi ngibi yavugaga yari ibiki rero. Uyu muhungu ari we bita Muhozi, generali uhagarariye abasirikare mu gihugu cya Uganda, akaba n'umwana wa perezida w'igihugu cya Uganda, yakomeje kugenda yandika amagambo avuga atyo. Yavugaga ati, umubare w'abantu 22 twishe bo muri NUP cyangwa se bo mu itsinda rya Bobiwine ni bake cyane. Ati mu cyumweru gishize nubwo twabikoze dutyo, ati I promise you that I will do better. Bisobanuye ngo nzakora ibirenze ibyo nakoze. Wakibaza ngo ese ni ibiki? Niba ibyo yakoze ari ukwica, akica abantu 22 bari mu itsinda rya Bobiwine, bivuze ngo azakora ibirenze kurushaho, bivuze ko azica abandi. Yongera kwandika nanone avuga ngo, njyewe yanditse agira ati, I'm the prophet as I told you in 1999. Nababwiye ko ngo ndi intumwa cyangwa se umuhanuzi, ngo mu 1998, ngo kuva mu 1998 mbabwira yuko ngo perezida Museveni cyangwa se papa azakomeza atsinda amatora ndetse mutazigera mumucaho, ngo ndetse byakomeje kugenda biba nkuko nabivuze. None dore n'inshuro birongeye birabaye kubw'urukundo rw'abaturage. Ati na n'ubu ngubu icyo ndi kubabwira nuko ngo NUP cyangwa se itsinda rya Bobiwine naryo rigiye kuva mu gihugu cya Uganda, rikubitwa ndetse ryirukanwa ngo rikavaho. Yakoresheje ijambo bita abolished. Abolished ni ijambo rivuga guhanagura cyangwa gusiba cyangwa kuvanaho. Ati iri tsinda rya Bobiwine ryose rizavanwaho nk'umwanda, rijugunywe kure cyane. Arongera nanone agaruka avuga ngo, mu bantu benshi bamaze gupfa bitewe no kwijandika mu bijyanye na politike, cyane cyane bari ku ruhande rwa Bobiwine, ngo ntago ngo bihagije, ngo ahubwo ngo nifuza yuko ngo mu bantu 22 bamaze gupfa, ngo byibuze ngo Bobiwine yazaba wa 23, ngo kandi iki ntago ari icyifuzo ahubwo ni nk'itegeko. Ati kigomba kuba. Arongerera agaruka ashyiraho indi comment nanone aravuga ngo, mbere yuko mfata ngo nindamuka mfashe Bobiwine nkajya kumugirira nabi cyangwa se kumuhitana, ati ntago bizansaba igihe kinini. Ati kandi ikintu nzaheraho, ati nzahera ku mipira ye, ati nzakata intoryi ze. Wumve umujinya uyu muhungu wa Museveni cyangwa se umujenerali mukuru mu gihugu cya Uganda, ukuriye abasirikare bose b'igihugu cya Uganda afitiye Bobiwine. Bobiwine nawe akomeje kugenda atava ku izima, ndetse yahise ahunga ava mu gihugu cya Uganda. Kuri ubu ngubu hagaragaye uburyo yatorokaga yirukanka ava mu gihugu, ndetse imodoka zirimo bamurasa bamukurikije abasirikare, birangira atorotse. Kabone n'ubwo ubu ngubu bari kumuwoninga ngo agaruke mu gihugu cye. Ibi ngibi byabaye nyuma yuko rero hari habaye iki mu gihugu cya Uganda. Ubu nibwo tugeze ku agashya kanyako kavuga ku bijyanye nuko umunyamakuru wahuye na Museveni yamubajije ibibazo. Museveni yahaswe ibibazo byinshi cyane mu gihe yari yahuye n'umunyamakuru. Umunyamakuru amubaza ati, ese kuva watangira kuyobora iki gihugu ni iki cyagufashije kugira ngo umare iki gihe kingana gutya, imyaka hafi 40 uyoboye igihugu cya Uganda binyuze mu buryo bw'amatora, ariko akaba nta muntu wari wagutsinda? Aramubwira ati, ese nukubera iki nta numwe wari wagutsinda? Igisubizo yamusubije igisubizo gikakaye cyane kigira kiti, njyewe kuba ndi ku buyobozi kuva icyo gihe kugerana n'ubu ngubu
ntago bivuze yuko ngo ari igitugu nkoresha, ntago bivuze ko ngo ari uko nkoresha amayeri, ngo ahubwo ngo ni urukundo mfitewe n'abaturage bakomeza kugenda bantora uko bwije n'uko bakeye, ndetse bakerekana urukundo rudasanzwe, bakantora nka Museveni bitewe n'imiyoborere myiza mbagezaho ndetse n'imyitwarire myiza mbereka ndetse n'urukundo nkomeza kubereka. Yongeye amubaza ikindi kibazo gikomeye cyane, aramubaza ati ese wifuza kuba wayobora igihugu cya Uganda kugeza ku gupfa kwawe? Museveni ahita amusubiza yihuse bitanatinze. Ku benshi bari biteguye ko Museveni agiye gusubiza ngo yego, cyangwa agasubiza ati oya ntibishoboka, ariko igisubizo cye cyasubije kivuga kiti abaturage nibo bafite igisubizo. Ati ubu ngubu ngiye nta gisubizo mfite, ati ariko abaturage nibo bafite igisubizo, kuko nibabyemera ko nyobora iki gihugu igihe cyose mpaka kugeza mpfuye nzakiyobora. Ati ikindi kandi nibatemera ko nkiyobora mpaka kugeza mpfuye, ati nabwo nzabyihorera. Ati kuko n'ubushake bwabo byose ni ukunyura mu matora. Ahangaha yarateguye umutego udasanzwe cyane bari bamutezemo wo kuvuga ko afite icyifuzo cyo kuba yayobora Uganda igihe cyose, bagahita bamufatiraho n'ibinyamakuru bikajya hejuru bigahita bivuga ko ngo burya ngo Museveni ngo afite icyifuzo cyo kuyobora igihugu cya Uganda igihe cyose, ngo ko ari nayo mpamvu yemera guhemuka kugira ngo akomeze kuyobora igihugu cya Uganda. Ndetse abandi bari biteguye kuza ari abanyamakuru bavuga bati nyamara Museveni yavuze ko atazongera kuyobora igihugu cya Uganda, ngo ko iyi ngiyi ashobora kuba ari manda ye ya nyuma, ngo bishobora kuba byatumye ngo ndetse ngo yemera gukoresha uko ashoboye maze akihanangiriza Bobiwine kugira ngo atambuke byibuze ayobora umurundi wa nyuma cyangwa se inshuro ya nyuma. Ndetse akaba ari naho babaturage babasikama cyangwa se babanyamakuru babasikama cyangwa se bateza igitutu ndetse n'ubwoba ku bantu bari barahera bakavuga bati ashobora kuba agiye kutugirira nabi muri uyu mwaka, nta n'ibikorwa agiye gukora, ahubwo agiye kudusezera ndetse adukorera ibyamfura mbi. Maze ahita anyura inyuma arababwira ati abaturage nibo bafite igisubizo, nibantora nzakomeza ndetse nibatantora sinzakomeza. Ni mu gihe Muhozi nawe akomeje guhatana kugerageza kugaragaza ko nawe akeneye kuba yayobora iki gihugu cya Uganda. Gusa nawe ubwo yabazwaga n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye byamubajije ibibazo bimeze biti ese Muhozi wumva papa wawe aramutse avuyeho wajyaho, cyangwa wumva hari undi muntu wajyaho? Wumva ari nkande wayobora iki gihugu cya Uganda nyuma y'uko perezida Museveni yaba avuye ku buyobozi? Arasubiza ati oya, ati ngiye ku bwanjye numva umuntu wakayoboye iki gihugu nyuma y'uko mvaho nta wundi yaba ari mama. Yerekanye urukundo rudasanzwe kuri nyina, ndetse anavuga yuko ngo nyina ari we wakabaye ayobora igihugu cya Uganda, ngo we atabikwiye kuba yayobora igihugu cya Uganda mu gihe atarabishaka, ngo ahubwo mama we ngo ari we ukwiye kuba yabishobora. Kabone n'ubwo abaturage bandi nabwo bagarutse bakabikoramo ubusesenguzi, ngo bakavuga yuko ngo atashobora kuvuga na gatoya ko ashaka kuyobora igihugu cya Uganda, ngo ko yaba yishe politiki. Abasesenguzi bavuze ko ngo kuvuga ko nyina ngo ari we ukwiye kuba yayobora igihugu cya Uganda ngo ari uburyo bwo kugira ngo anyurire muri nyina cyangwa muri mama we, ngo maze ngo abashe kuba yafata igihugu cya Uganda nawe mu buryo bworoheje cyane. Ngo mbese muri make umuryango wa Museveni ukomeze kugenda uba perezidansi ikomeye cyane, cyangwa se abayoboye igihugu mu buryo bworoshye, bigarurira igihugu cya Uganda mu buryo bworoshye. Amakuru rero akomeje gucicikana avuga ko Bobiwine yapfuye. Ese nibyo? Ibi ngibi bivuga ko Bobiwine yapfuye byo ni ukubeshya. Abantu bakomeje kugenda babikwirakwiza hirya no hino, ni amakuru y'ikinyoma, ni amakuru atari aya nyayo avuga yuko Bobiwine yapfuye. Ntago Bobiwine yigeze apfa, aracyari muzima, cyane ko anakomeje kugenda atangaza amakuru hirya no hino, avuga ibinyamakuru bigiye bitandukanye, avuga uko amerewe ndetse n'uko ahagaze, ariko adashaka gusobanura ndetse no kuvuga agace aherereyemo muri aka kanya. Bobiwine akomeje gutera agahinda abaturage, ndetse akomeje gushyira mu byago abaturage, kandi akomeje guhangayikisha perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni, aho ari kumuhigisha inyoni ndetse n'ibisiga. Ntabwo yifuza kwabaho. Muhozi we byamugeraho bikaba akarusho, we yumva yanamwica umunsi amufatiraho, cyane cyane ko yanavuze ko ngo ashaka kuzabanza kumukata intoryi mbere y'uko amwica naramuka amufashe.
yanabwiye abaturage ko ibi rwose bishoboka ngo cyane cyane we ngo ko ari nk'intumwa cyangwa se umuhanuzi. Muri aya makuru hakomeje kugenda hagaragaramo ibihugu bigiye bitandukanye biri kwisekera igihugu cya Uganda, cyane cyane hajemo na Kenya. Ubwo Kenya yazaga ivuga ngo ese ko bavuga ko ngo ubuyobozi bwacu ngo bumeze nk'aho ari ikuzimu, ngo byagenze bitera muri Uganda naho byabahora, ngo bavuga yuko ngo abantu bari muri politike ngo ya Kenya ngo ari nk'aho bameze nk'aho bari mu kuzimu, ngo iwabo wa satani neza neza, ngo ariko reba Uganda nayo ngo nyamara ngo ibaye ikibazo, ngo reba umubare w'abasirikare ifite, ngo reba uko ihagaze, ngo ariko Bobiwine ngo akomeje kuyiteza impagarara. Ngo none ngo ibi ngibi bishoboka bite? Aho abaturage bari kubihuza neza neza n'ibya Muhozi bakavuga ko ngo ari byo bishobora kuba byamuteye umujinya, ngo kubona yaravuze ko ngo yafata ngo igihugu ngo cya Kenya mu gihe gitoya cyane mu masaha ngo atarenze 18, ngo ariko ngo Bobiwine ngo akaba yamunaniye mu gihe kingana n'iminsi myinshi cyane ndetse n'imyaka myinshi cyane ngo yidegembya mu gihugu cya Uganda. Aha ati tuzaba tubarirwa ibya Uganda. Ngo ese Muhozi ko akomeje kwerekana amashyushyu ndetse n'ipfa ryo kuba ngo yayobora igihugu cya Uganda azakiyoborara, ngo reka dukomeze twihera amaso. Ngo ese umugore wa perezida w'igihugu cya Uganda we ngo azaba perezida ra? Ngo aha ngo reka twirebere. Ngo ese Museveni nabasha guhitaho uyu mwaka ngo undi mwaka w'amatora uzaza ngo buriya ngo azabasha gutambukara? Ataha atereka dukomeze twirebere. Aho ngaho rero niho hashoboka ngo haturutse ngo impagarara zakomeje gutezwa n'abantu ngo ndetse ngo aho ngo aho ngo byateye umutwe mubi bigatuma bizamura ndetse akaduruvayi hagati ya Muhozi ndetse na Bobiwine ngo agakomeza kugenda yandika amagambo adafite sense cyangwa se amagambo ateye ubwoba ndetse n'umujinya. Amagambo ateye ubwoba ndetse akomeje kugenda ashishikariza abaturage kuba bakora imyigaragambyo mu gihugu cya Uganda, akomeje kugenda ba menshi cyane. Bobiwine akomeje kugaragaza urukundo ndetse akomeje kubwira abaturage ba Uganda ngo ko badafite kwicara, ngo ahubwo ko bafite kwirara mu baturage bakabica, ndetse ngo ko bafite nako kwirara mu basirikare ngo bakabica, ngo nabo ngo bagakora imyigaragambyo ngo paka igihe ibihugu byo hanze nabyo bizagaruka. Ibi ngibi ni ukugaragaza ko mbese ngo ashaka ko kujya ku butegetsi yaba ku gitugu, ku nabi cyangwa ku neza. Ni cyane ko ngo bari kuvuga ko ngo Obama ngo nawe wo mu gihugu cya Amerika ngo yabyivanzemo, ngo yavuze ko ngo Bobiwine ngo adakwiriye kuba yatungwa agatoki, ngo kuko ngo Bobiwine ngo nyamara ngo afite abaturage benshi bamukurikirana, ngo nyamara mu buryo bwo gushyigikira demokrasi ngo ntago bakabaye ngo bavuga ngo Bobiwine aveho cyangwa se akubitwe inkoni nk'izakabwana nk'izo tumaze iminsi tubona, ngo ahubwo ngo yakabaye ngo ashyirwa imbere cyane, ngo agahabwa amatora ye ndetse agatora neza, ngo cyane cyane ko ngo yavuze agakubita agatoki ku kandi avuga ati azagira umuntu wongera kumukoraho. Aha reka dukomeze turebe, ese Bobiwine koko yiteguye ko Obama ngo ashobora kwinjira muri ibi ngibi? Nta cyizere namba, nta namba rwose. Bikomeje kugaragara mu gihugu cya Uganda ko nyamara ibintu bikomeje gufata indi ntera, aho Bobiwine akubitwa ndetse abaturage benshi bakicwa bitewe na Bobiwine. Ni mu gihe aho bita Mukono hapfiriye abasirikare bagera ku 9, hagapfira abaturage benshi cyane batagira umubare, aho baraswaga bo bakoresha ibipfunsi, ingumi n'imigeri barwana n'abasirikare ndetse n'abapolisi bageragezaga kubakura mu muhanda, aho bateraga imyigaragambyo bavuga bati Bobiwine people power, people power. Nongeye kubaha ikaze rero nk'uko nababwiye ya video yacu twenda kureba nenda kuyibashyiriraho, ariko mbere yuko tuyigeraho nababwiye ngo niba ugira ubwoba uramenye wirukire mu gitanda wifubike, kuko iyi video iraza kugukuramo umutima. Ayiwe, ese ibya Muhozi na Bobiwine biraza kugenda bite? Ese Bobiwine azagaruka mu gihugu cya Uganda ko yahunze akirukanka akagera kure? Reka dukomeze twihera amaso politike yo mu gihugu cya Uganda uko ihagaze. Aha